Ibihugu bigize umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba byahuriye i Kigali mu mahugurwa agamije gukomeza kwiga umushinga wo kurushaho kunoza ingendo zo mu kirere hagati y'ibi bihugu. Umunyamabanga wa leta ufite gutwara abantu n'ibintu mu nshingano Dr. Alexis Nzahabwanimana yavuze ko uyu mushinga uzafasha abagenzi bo mu bihugu byo muri COMESA koroherezwa ingendo no kugabanyirizwa ibiciro. Icyo bigamije byose ni kugira ngo ingendo zo mu kirere zirusheho koroha no guhenduka, kuko ibintu bimwe abantu bazajya bishyira hamwe bakabifatanya. Urugero nafata mu kintu kimwe gihenda mu kugenda mu kirere ni ibyerekeranye no kuyobora indege. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri COMESA Dr. Abu Safia Idafara yavuze ko uyu mushinga uzafasha abashoramari n'abashomeri ndetse na ba rwiyemezamirimo kubona imikorere. Uyu mushinga ni ingirakamaro kuko numara gushyirwa mu bikorwa hazaboneka imirimo myinshi, bityo umubare w'abashomeri nawo uzagabanuka. Icyo gihe n'abashoramari baza ari benshi, bizaborohera gutembera no gusura imiryango yabo. Iterambere mu ngendo zo mu kirere ni ingenzi. Ku bijyanye n'umutekano muke ugaragara mu bihugu bimwe na bimwe bigize COMESA, Dr. Alexis Nzahabwanimana yavuze ko ibyo bitahagarika imikoranire kuko mu gihe cy'intambara hari amategeko agenga umutekano w'indege. Icy'ingenzi rero ni uko ku bibuga umutekano wakajijwe. Iyo umuntu yageze mu kirere nta kintu gihungabanya umutekano afite, nta kindi kintu yakora ku ndege, ntaho bihuriye. Ariko kuba havuka nk'ikibazo cy'intambara mu gihugu runaka ntabwo bivuga ko intambara izabaho iteka ryose. Iyo irangiye abantu barakomeza bagakorana. Aya mahugurwa agamije kwiga umushinga wo kunoza ingendo zo mu kirere azamara iminsi 4 yitabiriwe n'abaje bahagarariye ibihugu bigize COMESA. Uyu mushinga ugamije korohereza abagenzi mu ngendo no kugabanyirizwa ibiciro ndetse n'abashoramari mu kubona imikorere. Diane Nahimana, Clouds TV.